kuri bino hanyuma reka bintu nze sibyo uretse gato reka mbwire umuntu bita Chita mvira muri space kubera iki ibigambo turi ugenda uhurutura kumwirukana uretse gato ibigambo uhurutura ngo abantu baza ngo muri space bavuga ubusa ngo bafite amazina nk'ay'imbeba ubwo ugiye kureba abantu bakora ama space nawe ufite isura nk'iy'imbeba tumuka muri space yanjye soka muri space yanjye niba zikorwa uraza kubyagira muri space ukora iki uvuga ko zikorwa n'imbeba wewe ufata ugatuka abantu ukavuga ko batagaragara ngo bagaragara amasura y'imbeba ubwo nge nawe iyo uvuze gutyo what do you mean mufite ikibazo ki urakora iki muri space uvuga ko Mana yanjye space ibintu zisenya bizarangira gute koko reka mana maze mununike uravuga ko space zisenya what are you doing here uraza kuzuza umubare kugira ngo ugire audience nini gute kandi uvuga ko zisenya ushobora kudefanda mugenzi wawe ntabwo bivuze ko ushobora kwataka abantu mujye mureka ibyo bintu yaba space izi Twitter n'ibiganiro mukora kuri ayo YouTube yanyu nibiye bisenya wowe urafata abantu ukabagira umwanda ukavuga ko bafite amazina nk'ay'imbeba warangiza ukaza kubyagira muri space ibyo se babivugiye he ariko se none nabonye banyohereje ibike by'ikiganiro ariko ubwanuka ari kuvuga ubwo busa kanze ngo utumure sikigawe ibintu ngenda bivuga mbabaye cyane nimwe murahe ku space narabivumbiye cyo barakimbwiye abantu mufite amazina abantu mufite ibyubahiro muri societe mwafashe ubuzina bw'abantu butazwe utuzina duto tumeze ukuntu tumeze nk'utwimbeba n'iki bigize gute kuri Twitter murara kuri Twitter space muri kumva ndetse muri no gutanga ibitekerezo byo gusebya gutesha agaciro abantu mugamije ngo murubaka societe niba amafaranga dukorera kuri YouTube amara ibyishimo niba amafaranga dukorera kuri YouTube amara umubabaro cyangwa se amara ahoza umutima yagura urupfu ibintu ngenda bivuga mbabaye cyane keragiye hari umuntu uragenda kuri kudefanda umushuti wawe sabe ntabwo bivuze ko ushobora kuza kuvuga ubusa ufata abantu ukabifatira uruganda ngo bafite amazina nk'ay'imbeba dufite ku minota ahangaha umuntu agenda akibase nagitumwe nakivanyemo ntabwo njye bajya bamenyera my friend ntabwo ngo ari we njyewe ntabwo bikunda iwanjye ntabwo bikora nabonye ikiganiro ndumva ndumiwe ngo space ngo zikorwa n'abantu ngo bihisha ngo mu mazina ngo mazina nk'ay'imbeba wo kuri kudefanda sabe uri nibyo bikore ariko reke kuza ntukaze kubwana yewe ntabwo ari byo Satani ni umugome kabisa no mwese umuntu araza kubyagira muri space gute kandi yavuze ko ari ko space ngo zisenya gusa so anyway Muyango niba wahageze ntabwo iyi space za gutinda zamuka oya Muyango kuba harara hari ahubwo muyazamuka ubura ahangaha gusa nge mbere yuko dutangira zamuka tugiye kuva imuzi iki kibazo Muyango ndagushaka request na Mike ntabwo ari na Muyango wenyine Godfa ntabwo ari na Muyango wenyine n'abantu benshi hano hanze bafite amafoto y'abantu bambaye ubusa amatelefone yabo sibyo so nje urumva nagiye kuri direct ku kibazo yes n'abantu benshi bafite mu matelefone yabo abantu bafite amavideo bambaye ubusa sibyo mu by'ukuri ibi bintu mujye munibuka yuko hari ibintu umuntu wenda ni urugero aba yarakoze mbere kera uri kumva wenda ataranagira n'umuryango ubwo ndi kuvuga ku bantu bagiye babashakana nyine bashatse bafite abagore n'abagabo uri kumva bakaba ibyo bintu barabikoze kera sibyo ugashaka kubigarura ubu ngubu kugira ngo wangize izina rye sibyo niba umuyobozi wari bashaka tubwira ati gukwirakwiza aya mafoto y'urukozasoni ni icyaha ariko mugatangira mu my inbox yanyu buri kanya ukohereza umuntu n'umuntu yajya kudefanda umuntu ngo uyisiwe ngo siwe nabyo bikaba ikindi kibazo ntabwo twumvikane rero ntabwo njye kudefanda Muyango nta muntu uje kumudefanda hano nawe afite umunwa zikwiye niba ari amashusho araye azatubwira ukuntu yagiye gufata yego so muyazamuka ntibibaho ntabwo bishoboka ariko mvamubwire rero mvamubwire Godfa nubwo tureka na Muyango wenda n'abandi bose bafite amavideo y'abantu banyabo banagaragara no mu maso ari byo none se bayasibye cyangwa bagashaka kandi yashyira bibatwaye iki ariko uziko n'igihe umuntu aza akakwiba video muri phone yawe man utanayimuhaye ku bushake wenda kuko abakobwa benshi bafite ibintu bafite muri ma eyes only ibintu byinshi cyane byabo bibikiramo utuntu bifata bari mu rugo bakatwibikira hari igihe rero umenyana n'umuntu akazi iyo video akayifata akaba ari bisakaza utanabigizemo n'uruhare sibyo none ibi bintu bigatuma imirya none bikava no kukoherezanya ayo mafoto bagashaka no kuzanamo n'imiryango ngiye nk'ubu ngubu muri sereke chat yitwa ngo no kazungu ka boss ndi kumubwira ni waretse kubera iki buri gihe ubona akusa nk'uyu muntu uri kumamagara abana nari kuvuga aramamagara iki ngo iki ntabwo umuntu arimo aramamagara ndimo ndavuga kandi ari hano muri space ndimo ndamureba ari kumpamagara ku telefone usa arimo aramamagara kugira yerekane iki njye nari ndimo ndakubwira
sibyo ibi bintu bimaje kuzajya biva noneho ku muntu bafashe video ye bakayisharinga bagashaka no kwinjira no mu miryango ngo urabona ngo runaka ngo na runaka ngo twese uyu mutipe witwa Kazungu ka boss ndeka nze nkore screenshot amashati yiwe muyashyira no kuri dashboard mureba abo bantu bita ngo mwita ngo naba blogger mufite ngabo ba blogger ba mbere unanasaba ukambwa ati se ibyo bintu wa postinze wabikuyeho sibyo igihe cyose utazi ukuri nguva ngo nimuzongere ngo kumbwira ubusango ribunga abantu ngo bayifashe nkaho ngo wagira ngo ni kwase ngo bagende ngo bajye kurega mani ntago ribu ni urwego rwashyiriweho abaturage kugira ngo bavuge ikibazo badashoboye kwikemurira sibyo ariko niba umuntu agusabye gusaba ku neza ngo kuraho iki kintu kuko ntabwo uzi amakuru yacyo ukamusamira hejuru kandi yitwa ngo uri umubloga ahubwo nimwe burozi muri abarozi pe dore muyango ngaho dore nguyu fungura microphone yawe wivugire so urumva nagiye kuri direct ku kibazo yes ni abantu benshi bafite mu matelefone yabo abantu bafite amavideo bambaye ubusa shaka no kuzanamo n'imiryango aza no kuyashyira mu mbuga nkoranyambaga ibyo bigize icyaha aza no kuyashyira muri Single Connect tuvuyeyo reka mbabwire ko niba ufite ikintu cyose ushaka gukora ufite wedding ufite ubukwe ni Single Connect tuvuyeyo ikanyura mu nyanja ya Ocean Atlantic rikambuka rigategereje ko bagira umuntu w'ikigo jaja umeze neza so mbere yuko dukomeza reka mbabwire ngo ahangaha ntabwo ndibuze kunyira uruhande ngo nyira uruhande muzi ko amaze inkundura y'igihe kirekire aho abantu ikintu cyitwa amashusho y'urukozasoni ari ikibazo muri iyi minsi akomeje gushengura imitima y'abantu aho umuntu agenda bagafata amashusho y'ubwambure bakayasakaza kubera iki bo bayifata tugende gakeya kwifata amashusho ni ikintu kimwe ntabwo bigize icyaha kuyafata ntabwo biragira icyaha ariko kuyasakaza no kuyashyira mu mbuga nkoranyambaga ibyo bigize icyaha sindi buze kubisubiramo umuvugizi wari yabisobanuye kera n'ujya no mu itegeko birahari biragaragara ni ibintu biri clear twumvikane rero ikintu kiriho kiduhurije aha ni kimwe ntabwo nibuze kunyura uruhande ngo urabona ngo nkwe Miss Rwanda Photogenic 2019 Uwase Muyango irindi yitwa nde we Uwase Muyango uyu amasaha tuzi nk'umunyamakuru nk'umushusharugamba nk'umukobwa wikorera ku giti cye ufite company nayo ikora protocol nk'iyo nari maze kuvuga uyu munsi tuvugana n'umubyeyi Mama Miguel aya masaha hari amashusho akomeje guhindanya izina ry'uyu mubyeyi yagiye hanze turavuga tuti ibintu ntibikwiye ku mubyeyi nyir'ubwite agomba kubishyiraho umuco noneho tugasaba ko ibintu byakwamaganwa bikavanwa mu bantu ariko nyir'ubwite yamaze kugira ikintu abivuga so ngayo nguko Brian mpamagarira umuntu bita Muyango azamuke mu ijwi rya gikobwa uretse oya araza Muyango naze narindi kumwandikira kuri snap ariko ndibaza yuko aje nakandiho ndamushaka okay mukanya ndaje mwakire urukumva aza twibwire ko ntabwo space iza gutinda kuko ibintu biratangaje nababaje ariko ndaje nakire Muyango mukanya ibyo ngibyo uri kutubwira ibyo ngibyo izo screenshot zizane so muyandi magambo rero nkuko mubizi bibabaje cyangwa biba bitangaje kubona muting aho gato yakate so biba bitangaje cyangwa bibabaje kubona ibintu nk'ibi ngibi bimaze kuba too much ndavuga nti no ibi bintu bishoboka bite noneho Muyango ntabwo mvugana nawe Muyango nta nimero yengira noneho nagiye kumushaka kuri Instagram sanga bamwejeje kuri extent yuko platform ya Instagram itari ndavuga uretse gato ibi bintu bishobora gupushinga umuntu ku buryo bashobora no kumugeza naho platform yayo ay hidinga wewe hidinga nka societe turimo turagana he nanyuze ku bantu bazi n'uko umuntu ahagaze so ndavuga nti rero uko biri kose uko byagenda kose reka tuvugane na Muyango aravuga ati aho nagerageje kuvugana nawe navuganye n'umubyeyi numva afite agahinda gakarije ndavuga rero kugira agahinda ni kimwe no gukora amanyanga ni ikindi cyangwa no gukora ibintu bidahwitse ni kimwe kwiyandarika no gukora ibitari byo ndavuga reka tuze kuganira na Muyango yemera yo gutanga platform tukaganiraho ku bintu byubaka azironga bidasenya
jewe ndi tayari kugira ngo dukore icyo kintu cyangwa dukoreshe platform icyo kintu ngayo nguko muyango wiriwe wiriwe neza Godfa. amakuru yawe Meze neza, nawe meze neza. meze neza ndore nabonye n'umugore muri Single Connected hafi kuza gukora ubukwe nizere ko aba bakobwa bawe bazaza gutya bakankura mu bwanwa bakambwira ati mutware ndaje Nta kibazo.